Ishimwe bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Nuko musanzwe mubizi, ni umushumba Pasiteri Alphonse ubasuhuza aho muri mwese. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ku muyoboro wa Pasi TV. Iyi ni channel izajya ibagezaho ijambo ry'Imana nk'uko nabibamenyesheje. Tukajya dusangira ijambo ry'Imana umunsi ku munsi uko Imana idushoboje. N'uyu munsi rero Imana yashyize ku mutima ijambo ryiza, ijambo ry'Imana, ijambo rifite insanganyamatsiko cyangwa intego ivuga kugendererwa n'Imana. Kugendererwa n'Imana. Rero mbere yuko tumva ijambo ry'Imana, reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza. Mana tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye neza yawe Mana. Twongeye kumva ijambo ryawe, nyemerera ryongere rigira aho ridukura naho ritugeza, ritubere impamba, tubere inshyimbo. Dada aravuze ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Arangije aravuga ngo ujye untunganiriza ameza mu maso y'abanzi, wongere ugaruke Mana. Turagushimye rero nyagora ku ngoma Imana. Tuzi yuko ijambo ryawe ari iry'ukuri, tuzi yuko ijambo ryawe rikomeye, tuzi yuko ijambo ryawe ari umucyo ujya ukesha hari umwijima, rikahamurikira, rikahacana, rikahakesha, rigakesha mu mitima y'uwihebye, rigakomeza usukuma ufite intege mu bugingo. Birashoboka kuri ijambo rimanukiye umwe cyangwa babiri kuri iyi channel cyangwa kuri imbuga nkoranyambaga, kugira ngo uri buryumve ahemburwe naryo. Yesu, nyemerera rero ubane natwe, urishyigikire, kandi Mwami Imana rikore imirimo n'ibitangaza ikomeye. Ahari amarira hahinduka ibitwenge, hari umubabaro hagaruka ibyishimo Mwami Imana, kuko tuzi ko nta jambo uvuga ngo rihere cyangwa rimanukire ubusa. Urakoze kuko uri Imana. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari mbibabwiye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 18 ku murongo wa mbere, hanyuma turamanuka gatoya twumva icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Ni ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga kugendererwa n'Imana. Kugendererwa n'Imana niryo jambo Imana ishyize ku mutima. Aho uri hose wowe unteze amatwi, uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, uri hanze yacyo, aho uri hose, ndakwifuriza kugendererwa n'Imana. Kuko namenye neza ko uko Imana igusanze atari kwigusiga. Namenye ko Imana ni umushyitsi mwiza. Ugendererwe n'Imana, ikubera umushyitsi, igusure, ikuganirize, kuko ikugusanze ntabwo ari kwigusiga. Hari abantu benshi muri Bibiliya b'ingero Imana yagiye itanga, bagiye basurwa, amateka arahinduka. Nawe uzi guha ikaze Imana mu rugo rwawe, uze guha ikaze Imana mu mutima wawe, uze guha ikaze Imana aho ukorera, uze guha ikaze Imana mu bana bawe. Ukwigusanze ntabwo ari kwigusiga. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Bibiliya itubwira umugaragu w'Imana, haleluya, uyu Aburahamu yari amaze igihe kirekire afite isezerano, ndetse mu bice 15 agirana urubanza n'Imana. Imana imusura ikamubwira ngo azaba sekuruza w'amahanga, ngo azororoka, ngo azagwira. Reka mbabwire, Imana igikora hari ibimenyetso, hari n'igikora nta n'ibimenyetso. Amasezerano Imana yahaye Aburahamu yaragiye arahera, ariko nasomye ijambo rimwe rirambwira ngo naho yatinda
tuyategereze. Reka mbabwire ibintu bibiri Imana igikoreramo. Iyi Imana itinze izisezerano harimo kurama. Ntabwo Imana ishobora kugucyura isezerano Imana yagusezeranije ritari ryasohora. Simvuze ngo atinde kuko hari n'abagwishwa nayo, turabizi, ariko Imana yihutishe kugusura. Itegura urugendo rwo kuza iwawe, itegura urugendo rwo kukugenderera. Iramubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye, nzakugira umugisha, abagukomokaho bazabona umugisha, uzaba sogokuruza w'amahanga, abami n'abatware bo mu isi bazitirirwa izina ryawe. Igihe ngo kiragenda biba imyaka, ariko Imana ijambo yavuganye nawe ntiyarita, irarikomeza. Bibiliya itubwiye ngo Aburahamu aza kugendererwa n'abagabo batatu. Bishoboke ko baba abamarayika. Ngo barahaguruka, ngo bageze kwa Aburahamu. Uze gusoma neza, Bibiliya ivuga ngo sinaca ku mugaragu wanjye. Yarafitanye igihango n'Imana, kuko yumviraga Imana, kuko yakiranukaga. Bibiliya iravuga ngo bageze ku muryango, aho Aburahamu yari yicaye munsi y'igiti, aba bagabo Imana irababwira ngo ntimuce ku mugaragu wanjye, kuko ibyo mugiye gukorera hakurya i Sodomo mugomba kubanza kubimumenyesha. Reka nkubwire, nuhagararana n'Imana neza ukera ugakiranuka, nta kizajya kubita kumenyesheje. Aburahamu ngo abonye aba bagabo, muri we agira ihishurirwa ryo kubakira, ariko hari icyo Imana yashakaga gukorera mu kubakira. Ngo azana amazi arabakarabya, bararuhuka. Reka nze turahasoma, hanyuma duhanure mu izina rya Yesu, tuvuga Imana mu izina rya Yesu. Ngo arabakarabya, amaze kubakarabya, ngo aca mu gikari abwira umusogosi mwiza, aramubwira ngo mbagira ikimasa, aragisogota. Ngo agiha umugore we, aragiteka, gitekesha amata n'amavuta n'inyama, nta mazi ashyizemo. Uyu muryango wari uzi kwakira abashyitsi. Hari igihe umuntu ahura n'igikomere kikamutera kwangana, akishyiramo abana. Igihe kibi kikaza kikagutera urwango, umuntu wese ntumwishimire. Ariko bo siko bari bameze. Umugore ngo abyumva na yombi, ngo aragiteka, gitekesha amata n'amavuta, ngo akizana ku meza, bararya barahaga. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mwumve. Bibiliya yavuze ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Ngo Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema ku manywa y'ihangu, yubura amaso abona abagaragu batatu, abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka, arabasanganira, yikubita hasi, aravuga ati, databuja, niba nkugireho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazana amazi utuzi mwoge ibirenge, muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanire two kurya mwica isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ngo tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza, uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusogosi we, arirukanka aragiteka, yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse, abishyira imbere yabo. Abahagarara iruhande munsi ya cya giti barajya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari hehe? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, igihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara byumva ari mu muryango w'ihema
uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati kumaze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati ni iki gishekeje Sara? Akibaza ati ni ukuri koko nzabyara nkecuye? 14. Hari ikinanira Imana? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho, mu gihe cyashyizweho, igihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndi ku ijambo rivuga kugendererwa n'Imana. Nje kuguhanurira, nje kukubwira ngo Imana ikugenderere. Natangiye mbabwira ngo uko igusanze ntabwo ari kwigusiga. Uyu Aburahamu na Sara bari bageze mu zabukuru, bari bashaje rwose, kuko Bibiliya ndayikunda. Amagambo ivuga ni amagambo y'ukuri kandi ivuga yewe. Iravuze ngo ntabwo Sara yari akijya mu mihango y'abakobwa. Ngira ngo wabize muzi ko iyo uburumbuke bw'umukobwa cyangwa bw'umugore butakiboneka mu myaka runaka, ntashobora guhura n'umugabo ngo asame. Ariko ndashaka nkutangarize nkubwire ngo ibidashobokera abana b'abantu birashoboka. Birashoboka ibidashobokera abana b'abantu. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ngo Imana yongera gusezeranya Sara na Aburahamu ko bazabyara. Hari haciye imyaka, iyerekwa ryaragiye, isezerano baragibagiwe, bavuga ngo tugiye kwipfira. Hari birashoboka ko nawe aho ugeze nta byiringiro by'uko hari ikiza cyaturuka kuri wowe. Ariko ndashaka nkubwire ngo uyu munsi Imana ikugenderere. Nikugenderera nababwiye ngo kuri bugusange ntabwo ari kuri bugusige. Imana itugirire neza. Aba bagabo bari bahagurutse ngo bagiye Sodomu n'Igomora. Iyo usomye mu gice gihera usanga ngo hari ibirego by'abera by'abanyamasengesho barimo basengera Sodomu n'Igomora kubw'ubusinzi, kubw'ubusambanyi, kubw'ubutinganyi birimo bihakorera. Nahasomye ndatanga. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yohereza abagabo 3, avuga ngo ngiye kumanuka ndebe ko iby'abarega Sodomu n'Igomora ari iby'ukuri, nisanga ari byo ndaharimbura. Nshuti z'Imana, reka mbabwire, ibibazo bya bamwe nizo nyungu z'abandi. Ibibazo bya bamwe nizo nyungu z'abandi. Aba bagabo ntabwo bari baje kwa Aburahamu. Aba bagabo bari baje Sodomu, baje kuharimbura. Imana ibatumye, ariko ngo barimo bahaguruka bagenda. Ngo bageze kwa Aburahamu ngo bibuke isezerano. Imana yibuka isezerano. Ihagurukije abagabo, ihagurukije abamarayika, ibatumye kurimbura Sodomu n'Igomora. Ihagurutse kujya kureba koko ibizira bihakorerwa ko ari iby'ukuri, iminiho irimirirwa ko ari iy'ukuri. Ariko ngo bageze ku mukozi w'Imana, bageze ku mwana w'Imana, Imana irababwira ngo ntimuhace, muhatinde, mubanze mumubaza amakuru, mubanze mumubaze uko ameze. Imana ishobora kuzajya ibunaka, yagera iwawe amavuta kuriho y'amasengesho y'igihe usenga, y'iminiho uri muriha, Imana ikavuga ati mubanze muhagarare muri ikibazo cyo kwa runaka. Imana igutungurize urugendo rwihuse, izi gusure, izi kugenderere, izigenderere ibyawe, izigenderere bizinesi yawe, izigenderere imishinga yawe, izihinjire kandi harare, kuko ni harara ntabwo ariko biri bugume, hoya iragira ikikora. Bibiliya iravuze ngo nuko Aburahamu babonye abakirana yombi, aca mu gikari ngabwira umusogosi ngo nabage ikimasa ngo arakibaga. Agiha Sara aragiteka, gitekesha inyama n'amata n'amavuta, ngo barajya bananezerwa. Bamare kunezerwa babaza Aburahamu, uramubaza ngo umugore wawe Sara ari he? Arababwira ngo ari mu ihema, ariko mwaretse tukaguma mu ihema. Bibiliya irambwira ngo uba mu bwisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Tugume mu ihema. Ihema ni agakiza, ihema ni ugukiranuka, ihema ni ukwera imbuto zikwiriye bihanye by'ukuri, ihema ni ubuzima. Guma mu ihema. Urava mu ihema ujya
ujye kubaza kwa mupfumu, ushaka kujya kubaza abarangi n'abacwezi. Oya, garukira aho ngaho, we wari urugambiriye kugenda, we wagiye garuka, guma mu ihema. Sara yihanganiye isezerano riramugerageza, isezerano riramurinda, ariko nabwo ariko ngo aguma mu ihema. Baramubaza ngo Sara ari hehe? Bari baza aho ari, ariko baramubaza ngo Sara umugore wawe ari hehe? Arabasubiza ngo ari mu ihema, ari mu gakiza, ari muri korari, ari mu kidiyakoni, ari muri worship team, ari mu masengesho. Aho ngaho hagume niho Imana izagusanga, aho ngaho hagume niho Imana izagusurira, niho Imana izakugenderera. Urava mu gakiza ujye niho urimo ushaka kujya, garukira aho ngaho wa mubyeyi we, garukira aho ngaho wa mugabo we, garukira mu gakiza. Agakiza karaturinda, agakiza katuremera ubuhamya, agakiza kaduha amazina, agakiza aho turi tuhagejejwe nuko turi mu ihema. Hanze ni habi. Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasinzi n'abasambanyi n'abajura, ngo n'abakunda gukora ibyo bakabikora. Imana itugirire neza. Guma mu ihema, hazakurindira abana, hazakurerera abana, hazakurindira umugabo, hazakurindira umugore. Guma mu ihema, nje kukubwira ngo guma mu ihema. Sara yagumye mu ihema ararindira. Muze tugume mu murwa, dutegereza amasezerano, tumere nka za ntumwa zarindiriye. Muze tugume mu murwa, abagabo murindire, muze tugume mu murwa. Ndashima Imana, uwo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kumugeraho, nta maganya abasha guhagarika. Umutima urindwa n'umucunguzi. Mu ihema tuhakura imbaraga, mu ihema tuhasubizwa imbaraga, tugira ibyiringiro. Mfite ibyiringiro, mfite ubugingo, mfite umugabane ijuru. Mu ihema ni batayo 108. Nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze ku gupfa. Maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe nge mu ijuru. Mu ihema niho tuzumvira ijwi rikubwira ngo haguruka, ngwino kwa data. Mu ihema ndi ku ijambo rivuga kugendererwa n'Imana, kugendererwa n'Imana. Ngo aramubwira ngo ndi mu ihema. Sara umugore wanjye ari mu ihema, niho arindiriye, niho ategerereje. Mbese utegerereje hewe? Ahantu utegerereje ni he? Ijoro nibwo nari ndimo mvugana nawe, ndimo babwira ko isengero bazifunze. Urindiriye utegerereje he? Ni he Yesu yagusanga? Uba gutunguye nk'uko yatunguye Sara na Abrahamu. Yagusanga uri mu biki? Aho ni yagusanga uri mu manyanga, se ni yagusanga uri mu businzi, se ni yagusanga uri mu busambo, se ni yagusanga wagiye kubaza, wavuye mu ihema wagiye kwa mupfumu. Garukira aho ngaho nshuti y'Imana, kuko kwa gusanze ntabwo ari kwa gusiga. Yagusanze urira gusiga useka, yagusanze wihebye gusiga wongerewemo ibyiringiro. Aramubwira ngo umugore wanjye Sara ari mu ihema, niho arindiriye, turategereje. Aba bagabo ngo barabwira ngo igihe cy'umwaka nk'iki nikigaruka, umugore wawe Sara azaba agize gute? Aho haleluya, azaba ahetse. Abrahamu atekereza ababyariwe mu rugo, ubu yari batuma. Ngo Sara byumva ari mu ihema, ngo ahigimira mu mutima, ngo Uwiteka arimanukira. Bibiliya niko yavuze, ngo Imana ibwira Sara ngo mbese hari ikinanira Imana mu gihe cyashyizweho?
igihe cy'umwaka nikigaruka umugore wawe Sara azaba akikiye. Imana itugirire neza, azaba akikiye. Ndashaka nkubwire ngo Imana ikugenderere. Isezerano dusiriye ubirwa isezerano. Abantu bagiye basubizwa bamwe umera nka wa muntu wari umaze imyaka 38 ibikomere urabifite. Ntabwo amasezerano yose ariko yavuye ku Mana. Nubwo tubyitirira Imana, hari abatanga ruswa y'igitsina, hari abesikoroka, hari abiba, hari abakora amanyanga baragize bakabyitirira Imana. Wowe wihanganira aho ngaho. Ikimenyetso cy'uko ibyawe bivuye ku Mana nta kibikoraho. Isezerano ry'umuntu iyo risohoye rivuye ku Mana, Imana iraririnda. Aracuruza ntabwo ahomba. Urugo rurubakika ntabwo rusenyuka, nta madivorce. By'Imana bijya barambije abarambiwe baciyeho. Mana tugirire neza. Reka nkubwire, ndakwifuriza gukomeza kwiringira Imana nubwo byaba ari mu bihe bikomeye. Bibiliya itubwira umugaragu wayo Yobu ngo yari umutunzi mu gihugu cyahose, ngakiringira Imana, ahabwa umugisha n'ubuteka, ngo yari afite abakobwa, ngo yari afite abahungu beza bajana bagaragu n'imirima. Ariko ngo burake imbitsi ziraza, iya mbere iraza ngo abana barapfuye, iya kabiri iraza inka ziragiye. Ariko Yobu ngo akomeza kwiringira Imana. Iki cyigisho nzakigaruka hejuru, gifite intego ivuga ngo gukomeza kwiringira Imana nubwo byaba ari mu bikomeye. Ejo nzakibasangiza, wongere usubizwemo imbaraga. Yobu ngo akomeza kwiringira Imana, avuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda izina ry'Uwiteka rihimbaze. Ese ushobora nawe kwatura amagambo nk'ayo uri mu bihe bigoye? Imana iguha imbaraga zo kuyatura. Ariko icyo nashakaga kuvuga muri iki gice, Bibiliya iravuga ngo mu bice 42 Yobu akomeza guhamya, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Mu bice aho ngaho cya 42 Bibiliya iravuga ngo ba Elifazi ba Bildadi babandi bateye Yobu bikomere, Imana ibakora ku mutima, irabwira ngo nimugende kandi ntimugende gutyo, muhagurukane n'inka mugende mupfukame musabeyo. Ngo Imana yurura umutima wa Yobu ngo abahimbabazi. Gakimara kubaha imbabazi, Imana ngo igarurira Yobu ibye. Imana igucirikira abanzi bawe. Nuhagarara neza n'Imana ukaguma mu ihema, Imana izagucira amande abagukomeretsa, izagucira amande abakwanga. Imana igarurira Yobu ibye byose. Abana baragaruka, ngo aratunganirwa, ngo birikuba. Iyo watindanye n'Imana, Imana izana indishyi z'akababaro, Imana izana impozamarira, Imana n'ubukererwe igibushyiramo. Imana itugirire neza. Ndari ku ijambo rivuga ngo kugendererwa n'Imana. Imana ikugenderere, Imana igusure. Ntabwo ari uyu wenyine Imana yasuye. Bibiliya itubwira n'abandi bantu Imana yasuye. Yusomye mu butumwa bwiza bwa Luka inkuru za Lazaro. Imana yigeze ibyiyumvamo mu gihe ari hashize iminsi Mariya na Marita bahamagara Yesu ngo atabare. Byari bigoye, byari bikomeye. Yesu azira igihe. Hari igihe atindaho gato kugira ngo akore ibikomeye. Hari igihe atindaho kugira ngo abantu nibabona yinjiye mu rugo rwawe bavuga batari kuno muntu yari yaranditswe, inzara yaramuriye ariko yarayikiza. Yagendaga n'amaguru none ari mu modoka. Byo ni imbuto zo kuguma mu ihema. Ikintu cya mbere Yesu akora iyo yakugendere, akiza roho, aguha agakiza. Yesu akugenderera aguha agakiza. Naguha agakiza, imbuto z'agakiza nazo urazibona. Imana itugirire neza. Ikintu Yesu abanza gukora mu mutima w'umuntu, amuvanamo, aragenda akomora, akavanamo ubusinzi, akavanamo ubusambanyi. Iyo wakinguriye Yesu umutima, ikintu cya mbere iyo yakugendereye, reka ngo Yesu ntapfa kugenda agiye kuko reka mbabwire n'abanyabyaha Yesu arabakunda. Warasambanye ntiwarwara sida, waribye ntibagufata,
waresikurutse ntibagufata ubu uri mageragere. Yesu aragukunda. Shaka ngutangarize tangazo Yesu yavuze. Yesu aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Iri reka ndisubizemo, Yesu azanye itangazo ryo kukuruhura. Yesu azanye itangazo ryo kugira ngo aguture iyo mitwaro yari kuremereye. Iyo wagenderewe n'Imana agutura umutwaro ubusinzi, ubusambanyi, ubujura. Iyo amaze kugutura umutwaro, imbuto z'agakiza ziraza, umererwa neza, ugira amahoro mu mutima, ugira ituze muri wowe, ugubwa neza ukaryama ugasinzira. Mari tuganze kandi Mari tugirire neza. Hagararana n'Imana ibintu yibiharira. Tera intambwe imwe 99 izari ziguterira izi wawe, kandi nukuri nkurahiye Uwiteka bizahinduka. Natwe niko twari tumeze, twagendaga tumeze nk'ibizunga tutazi iyo tujya. Ariko Yesu igihe yatwinjiriyemo yaduhaye ubuzima, yaduhaye agakiza. Muririmbire umubacu niwe wavuze ngo naka gasura niwe, niko ntabwo abeshya. Twarabo kugirirwa umujinya n'abandi bose. Rero iyo warangije kuba kwakira Kristo ukamwemerera akakugendera akagusura, haleluya, kugira umwizerwa. Ariko mwari muzi ko abantu bose Imana bakunda, ariko ntabwo bizera kimwe. Niryo tandukaniro ry'umurokore n'umupagani. Uwamenye Imana n'utari wayimenye, Imana iradukunda, abapagani irabakunda, n'aba barozi bakorogira bakunda. Kuki imvura iyigusha mu murima nivuga ngo urana ukuroga nawe ahubwo akeza kurusha. Iradukunda ariko ntabwo twizera kimwe. Imana irakukunda wowe ikongeraho no kukwizera. Nibyiguhaye ibivuga ngo ibi nibyo kuzayihimbaza. Imana itugirire neza. Ugendererwe n'Imana uyu munsi, usurwe n'Imana uno munsi. Imana ibagirire neza. Reka dufatanye gusenga. Mana nziza, Mana ikomeye, sengeye ubwoko bwawe Mana. Hari amasezerano aratinze nka Sara na Abraham, ariko bagenderere Mana, bagenderere. Nababwiye ngo amahirwe y'abamwe nibyo byago by'abandi, cyangwa ibyago by'abandi niyo mahirwe y'abandi. Mana yagize umujinya kubw'ibirego byarimo bikorerwa Sodoma, ituma abagabo aribo bamarayika ngo baragenda bageze kwa Abraham barahanyura. Imana ikunyureho, Imana inyure mu rugo rwawe, Imana inyure mu bana bawe, Imana igusure mu izina rya Yesu. Yongere yubaka ubuzima bwawe aho bwashenye. Birashoboka ko byashengwe n'abantu Mana, birashoboka ko hari ibibazo afite by'ingutu atakwikuramo, ariko Mwami Mana ndakwinginze ngo iri jambo ryo kugendererwa n'Imana y'intego cyangwa y'isanganyamatsiko maye ikore ku mitima ya benshi kandi ubanyureho. Ijambo ryawe ribakoreho, ijambo ryawe ribazure, ijambo ryawe ribashyigikire, ijambo ryawe ribakomeze, ijambo ryawe ribakize mu izina ryawe Yesu. Imana ibahe umugisha. Ngiye gusengera abarwayi. Mana data wa twese, sengeye abarwayi mu izina rya Yesu, ubaruhure, ubakize abarwaye indwara z'amayobera, nta ndwara n'imwe utakoraho mu izina rya Yesu, ubakize kuko uri Imana. Ngiye gusengera abashomeri. Mana hari abantu benshi bankurikiranye ari abashomeri, bafite ubuzima bugoye, bafite ibibazo bikomeye, ndasenze mu izina rya Yesu ubakize kuko uri Imana mu izina rya Yesu. Ngiye gusengera Mwami Imana babuze akazi, Imana utanga akazi ubagenderere mu izina rya. Ahari yaradepoje biranga, ahari Mwami Imana ntiyari yanadepoza afite ikifuzo cyo kudepoza, mu izina rya Yesu ndasenze Mwami Imana ubaha akazi. Nsigiye gusengera bifuza perime, ngiye gusengera Mwami Imana Uwiteka Mana tanga perime, tanga ubuzima, tanga icyerekezo mu izina rya Yesu. Ngiye gusoreza ku muntu ukeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Birashoboka ko utari wafata icyemezo. Isaha yo gukizwa niyi, isaha yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo nawe amateka ahinduke ni iyi ngiyi. Subira muri aya magambo ngo Mwami Yesu kwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Fasha icyemezo, ntabwo nzasubira ibikundi. Imigenzo n'imihango ya kamere y'icyaha ndayizibukiriye, nyikuyeho. Hindura izina ryanjye, ryanukure mu gitabo cy'abarimbuka, rishyire mu gitabo cy'ubugingo, nanjye mpinduka umwana wawe, mpinduka umwizerwa. Ndagushimiye Yesu. Imana ibampera umugisha. Niba ufashe icyemezo, reba itorero rikwegereye hafi aho ngaho uri, ugende wegera umushumba, hanyuma umuganirize. Aragukomeza kandi aragufata
kandi arakuyobora inzira yo gukiranuka. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nasoza ntababwiye nomero yanjye, mushobora kumpa ibitekerezo 0788 28 01 464. Telefone yanjye ni 0788 28 01 464. Ukeneye kunyandikira, ukeneye gufashwa mu masengesho by'umwihariko, kandi ibitekerezo byanyu nabyo turabikeneye, mutugire inama. Imana ibaha umugisha. Shalom.